Yes umudugudu. Mukomere padiri we. Ameze bite se? Ni sawa ariko. Waho se mu murimo w'Imana wo padiri umeze bite? Wise twebwe Yezu na Mariya nyine bakomeza kuturinda. Ese umuntu agakomeza akibera mu murimo wayo gutyo kabisa nta kibazo. Ese bimeze neza nta kibazo. Bimeze neza cyane. Mwari yaciye mbese tu. Uriyakira kamemo. Cyane ato kurenza inye nadutoreye ndabona nta kibazo abaturage tuba tubanye neza ibibazo bigiye bya bibazo byose byarakemutse byagiye ku murongo. Man. Niba hari umuntu wari umaze igihe yarabuze ni wowe. Umva nta makuru wari ufite se? Wohereza amafaranga none yaza SMS menye ko yakugezeho arigara amafaranga ni menshi nange nsigara mpangayitse. Amafaranga ari amafaranga miliyoni 400 urabona ko horetswe na Diamond nategereje ko anyereza nange nese njya mu bibazo wewe rero ntabwo ubizi uriya nahuye n'ikintu cy'ikibazo mani kirankomerera byatari nyine cyagiye narengeye kujya muri cya kirombe cyane nyine hamwe dukura zahabu suhazi hamwe dukura amazahabu muri cya kirombe cyane ndagenda nsanga polisi gutya birahagaze arambwira bati ibyangombwa biri urabizi nyine twakoraga forode nawe urabizi ubizi twakoraga forode noneho turi kumwe numva igitima kiri gutera ariko akandi gatima kakambwira atari ko kuziranye n'abakire benshi cyane kandi babayobozi nta kuntu wagira gutya agira uko ugenza ukiyambaza mumwe nahise mfata umupolisi umwengera gutya hano ku ruhande yewe uzi ibintu namukoreye namubwiye rwose ntibakwiye kumpumbya gira uko bigenza nanjye sindi umwana ayo niyo magambo navuze. Buriya Imana namwe bitaho kuko urebye ntamwe musana muri aba volontaire mbese musa naho mukorera ubuntu Imana nuko ngo mbese muhembwa n'Imana byensire ntago gusa birumvikana ubuyobozi bushirwaho n'Imana byo niyo mpamvu natwe ubona tuba dutoshe tumeze neza nta kintu cyatwishinja buriya ngo utandukanye na bariya bandi baba bari gukorera amafaranga mwebwe namwe bavuga ko mukorera ubuntu ntabwo bitaniye rwose. Andi makuru ni meza cyane ko mbese urebye uretse ibintu by'ibibazo nyine tuba tugenda duhura nabyo hadesa ibibazo mujya muhana byo mu murimo kwari ukwibera hara mukayobora abakirisitu mukarya amafaranga amaturo n'ibiki byose ubundi wari yakiye nta mugore ukeneye nta kintu ibyo byose byarapfapfanye nari narapfuye ariko noneho ibintu ndabona byaragenze neza umwana ntiyagiye ku ishuri umwana yagiye ku ishuri ibintu ntibimeze neza reka n'ubundi urabizi ko nawe hari ibyo wagiragamo uruhare kugira ngo bitagenda neza ariko buriya se ibyo ndabizi ariko byararaye bigenze neza ku mwana arishimye kandi wabonye ko azi ubwenge azanye amanota meza kandi nanjye ngomba kuzamushimira ahubwo none uriya muhungu we turamukorera iki kugira ngo yishime uriya mwana rero kugira ngo agaruke mu murongo urabona uriya mwana kugira ngo agaruke mu murongo icyatumye awuvamo nacyo kizatuma awugarukamo urabizi ko arimo ashaka ibintu birenze tuzamutwara gake kuko duhuje burya abantu bahuje muririmbyi yaravuze ngo abishyize hamwe nta kibananira kandi umenye ko uriya mwana mujya muhuza murahuza ubwo rero wowe ugiye gufata iya mbere ukagenda ugashyiga ukaguyaguya hanyuma tukareba ko yakongera akagaruka oya nta kintu bitwaye kuko buriya iyo umutima utuje ufite amahoro uri mujya inama n'umutware n'ibindi byose biraza ubwo kesi simbutse twagiye nkahita mbahereza akantu noneho rero sasa reka nzatse imodoka n'urembo ndagiye ewana uzi indi kasi nahuye nayo mani naragiye ndakugendera ntashye mu kagoroba mvuye n'ibigabo nyine birampagarika nyine nari nambaye na karuvati niba nzongera kuyambara simbizi buriya niba hari ikintu ntazongera kwambara ahubwo niziriyo ndabwira umukozi agukwiye kuko ndakurahisha bari banyije baranyuze
twagezeho bararekura bari bakwishyura bari banyishe utabyumva gutyo yewe niba bamaze kundekura rero arambwira bati ukaduha amafaranga kandi rwose mumbabarire mundekorere ubuzima amafaranga si ikintu mbuze ndayabahereza rwose n'ubundi se ko mbizi ko namwe muba muri ku gahigo mwishakira agafaranga muze nyine tugende ubwo ikintu cyakurikiyeho ntabwo bahise bandeka ngo ntayo ahubwo kimwe cyafasha ikindi kibatanura hano nkajya ngira ngo bashakaga no kukwica ndabigutuye n'ibigabo bifite imbaraga bifite n'amatuza bino bintu ubundi birya n'ibiki ko mbona wagira ngo ni ibinyamaswa gusa ikintu cyaje kuba man baragiye banjyana ahantu bamfungiraho muri geto yabo bakambwira batuma ati hano ugomba kuhava nyuma y'iminsi 2 ibi urabanza twishyura 700 niturangiza uhamare n'iminsi 2 noneho mpamara iyo minsi yose nta bamfataga nyine nk'umuntu wabo tu ariko noneho bamfungiyemo ku buryo ntasohoka na fone bayinya nicyo kintu cyatumye imbura rero barambwira bati tukazibeshya tukumva akantu natwa washyize hanze urakaramba nyine nawe nuko mbikubwiye tu umuntu ubu ngubu ibibazo nsigaye mfite muri iyi minsi ubu ngubu ni aba bakobwa banyu ujya kubona ukabona bakuguyeho ngo karagushaka kandi twibereye mu murimo w'Imana natwe twamaze kwakira ariko ukajya kumva umuntu akubitse nk'iriya ngo ndagushaka ariko izo nkuru ko nigeze nayumvaho ko hari ahantu umukobwa bita Nyiransibura ngo mwari muhuriye ngashaka ngo kugufata ku ngufu aho ngaho rero iyo nkuru ukuntu imeze tena yigendeye ngo nagiye mu mashengesho izi bimwe byacu nyine natwe aba ari ugukora amasengesho cyane kugira ngo ko Yezu na Mariya nyine twumva bakomeze kutubwira ibyo dukorera abaturage mugendere njye kumva nibereye mu mashengesho ahantu kumva numva Nyiransibura yangoyeho wabyifashe byose kandi arangije ati nta kintu mbwira ngo ndashaka ko uyu munsi dukora n'amasengesho ati se wa mukobwa we koko ati rwose ndagushaka ntumbwire ko wanze ko mukora n'amasengesho nizera ko wabyemeye uterera amaso urabona iriya nzu urabona hari igitwaye ndabona ari ahitegeye rwose hameze neza ntacyo byaba bitwaye ubaye nubwo waba wicaye wakwicara hejuru wakwicara hasi ibyo ngibyo urabona ko oya hameze neza hari amahumbezi noneho rero twebwe tuzahama hariya ariko kandi tumara kwishyura tubashe gutunga umuryango ariko maze kugarukamo neza noneho bya bibazo byajyaga biza ngo minerivare ngo zabuze ngo wa mwana ngo simbi ariko niba uriya muhungu we tumusubiza kwiga akadukundira simbizi uriya akazajya akabyara rero gakemura ibyo bibazo nta kibazo rwose urakoze cyane ariko ikibazo kiriya muhungu cyo ukindekere upfa kuba uhari ubundi murakoze erega ubundi baca umugani ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo ngenda hano ngo umugore w'umutima ariko burya uzi ko ukuze ndabizi rwose hano rero turaganiriye ariko narindi kugenda mfite ibintu naringiyemo ndakeka wareka tukagenda gusa rero padiri wagenda utagenda sibyo zirikana iki ibyo ugomba kubivamo ugafata umwanzuro igipadiri ukakivamo ukazana umugore ubundi tukajya duhurira mu kazi ebana tukabaho tugatezanya imbere tayari rero bekana ariko nawe ntaje cyese nawe ko uramenye ko ukuntu usigaye umeze uramenye utazitwaza ngo nimuhembwe ukajya ujya ruswa z'abaturage nawe ibintu buzanye ibyo ugomba kujya ubyitaho rwose padiri mboko ntibizi ko uri umukozi w'Imana sibyo karuswa ntago kabura umuntu atungwa n'izaragiye icyo ugomba kucyitaho ahubwo nsengera kugira ngo abaturage bubake nibonera akantu ubundi mbona uko tubaho ubundi ibindi birangira uzabigiye gutya sha umva aya babiri kabisa ariko barabivuze ko imboga zibona abana urabona padiri abakobwa beza bahora bamureba ntagire gutya ngo afatemo umwe amushyire mu mago
uwabampa njyewe nahita mbavunira kabisa njye ngahita ngira icyo nkora ariko koko ashaka bakene neza neza tugiye gutsirasizwa neza neza pe burundu agasambu kanjye kari gato nkuriye mu kiri umuturanyi wanjye ngo ndakora kikaza neza pe aranze neza nakara gashaka bita gatare bita Padiri wa uraho neza padiri mura amakuru wowe bimeze bite